guys muratuzi turi babiri nje munzi ndi umwe munzi ndi kumwe n'ikivuguto so rero guys ndabakunda sinabibagirwa ndabazirikana mbahoza ku mutima ariko wagiye binagutunguye rati byari bitunguranye kandi byarihutirwaga byari ngombwa guys mwagusije kasezereye ndabasomye ciao hello guys It's good dutangire hello guys hi guys hi guys hello guys mumeze mute twe tumeze neza en general muri rusange turashima Imana tumeze neza mu cyane ariko atari cyane kuko twarababuze twaraburanye turakumbura twari tubakumbuye Imana kinini cyane iminsi myinshi cyane guys mutazatwibagirwa muramenye mukabyara ntabwo mwatwibagirwa kubera ko muradukunda by'ukuri turabizi ko natwe turabakunda cyane iminsi myinshi no kuri twarabuze uyu mwana yagiye muri trip aherayo mu by'ukuri nanjye nararwaye nubwo wabyibushye guys mubona ko yabyibushye ariko nararwaye sibyo yagiye muri trip nanjye ndarwara mu by'ukuri mu gukira kwe wiyitayeho nyine nahawe keya mukunzi ndamufite sorry guys aza babies niyitayeho nyine mera neza nawe wagiye muri trip yagenze ite yagenze neza ndashima Imana byari experience iri hejuru cyane urasa neza uvuye isa neza kabisa ndagushimiye aza babies kabisa kanisa ariko nawe urasa neza warabyibushye guys mubibona itama n'itama ibyo twagezeho ibi twarigezeho byose pe no kubera kwiyitaho nyine umuntu arimo gukira ubona peti ukauka ariko mu kurwara kwanjye urumva iyo umuntu arwaye aba yitekerezaho nararyamaga nyine nkatekereza nta kindi kintu nkora ndangije ndibaza ntekereza ku bantu urabizi dufite umuntu waduhemukiye nibaza impamvu abantu bahemuka uyu munsi tugiye kuvuga ku bantu bahemuka sarinda kurogoye tubwira muri comment twari dufite it's okay nabyo birakwiye kubera guys muze kutubwira muri comment mwe mubyumva mute mubona gute abantu bahemuka gute nyine umuntu arifata agahemuka yaraduhemukiye neza pe yaratwumutsa ndamuvuga n'ibitinda bimuvuga gusa nawe ariyizi maybe kazareba kino kiganiro akabona nyine ko twamuvuze guys ama projet menshi my gosh projet yaratubabaje ariko nyine reka twibaze ku bantu bahemuka muri rusange wenda sinatwe gusa yahemukiye cyangwa se nawe gusuhemuka kuko nyine birahari ubuhemu nyine burahari muri hari akaririnja mbona abona ngo iyo uganiriye n'abantu bose ko bumva ari abana beza bigenda bite nyine imitima mibi imitima mibi nayisizanye turuka nyine niyo urebye umwana ngubu nk'abantu so ko ndi umwana we orange ndi umwana mwiza so ubona ndi umwana mwiza hari umuntu ushobora kuvuga ngo warampemukiye abyandike muri comment guys mutubwire uyu mwana hari umuntu nahemukiye hano nigeze ahemukira ariko anyway guhemuka ni igikorwa kigayitse ntekereza ko ari igikorwa cy'ubugwari uzi hari ukuntu umuntu uhemuka umuntu amenyera guhemuka kuri rwa rwego guhemukira n'ikintu kitari gukungure kidashimye nta mumaro nta gusa from nowhere ugahita uhemuka umuntu akagutakariza icyizere ku kintu kitari kwinjiriza n'igiciro cy'ijana noneho guys mujye mutekereza nyine ikintu kituma utakaza icyizere cyawe byibura ufitemo izihe nyungu zigaragara njye mvuga ko hari ikintu cyatuma mpemuka mbonye nka miliyari wahemuka nahemuka ariko none ntibaze ko nta n'igiceri cy'ijana cyasenkana ariko ugahemuka sinibaza impamvu ukabwira nk'umuntu ngo nyine ugasanga umuntu arakora ibintu bimutakariza icyizere wenda nk'umuntu ukamubwira ati nsanga hano hantu tuvuganye nabireka nta kiri umutware nakubwira ati sindi buze nta kintu na kimwe buze kumutwara ariko arakubwira ati ndaje icara ndaje ukahicara ukageza aho umuhamagara agatangira kugukupa
ugasanga ari we yiteye avaho ntabwo ugasanga noneho nyine ubwo urumva icyo gihe umuntu wagutakaje icyizere ku kintu kidashinga y'umuhakanira ntiyari kurasa y'umuhakanira nta kintu yajya gutwara ariko nyine urahemutse gusa. Abantu bahemuka bagerageze bigaye mwa abantu mwe tugerageze tubane neza. Ni ukuri nyine wenda sinzi niba ari icyo gihe cy'imperuka cyageze, ariko abantu bose twaje tuvuga ko imperuka igiye kuza. Ntekereza ko wenda iroro rigiye kwivangura n'ibisambo. Mwene bo mu gihe cya basogokuruza nje bavuga ko imvuka bavuga ko imperuka igeze. Nje nkeka ko imperuka kuba nyogokuru w'umuntu. Fite ko nyogokuru. Guys, dufite ubukwe. Tangazo dufite ubukwe. Reka nkubwire ngewe ntekereza ko imperuka ni umuntu ku giti cye. Nta mperuka yo muri rusange izaza. Niko mbitekereza. Iyo upfuye imperuka yawe birangiye, imba wageze ku munsi wawe wa nyuma bikarangira. Cyakora wenda umuzuko uzabaho, we never know. Ariko imperuka yo muri rusange isizibe ngikibuye ngo kizaba ngo uzi ko hari umunsi twigeze kurara hari igihe bigeze vanga ikibuye ngo kigiye kugwa ntabyumvishe. Kera twiga nko muri primaire. Nje bigeze kuvuga ko ari umunsi w'imperuka. Nyine ngo imperuka irabanga ikibuye kiragwa abantu ngo bw'ibyabo. Banguriye bodaboda nshyashya ndazigurisha. Jewe kigege wanjye yarimo kwimahoro na Isaac aza nyine yigira umwana mwiza akazajya tubwira ubwo twe twasigaranye n'abandi bantu batoye mu rugo akazajya adutuma inkweto zabo bagiye gukaraba ngo genda sari inkweto z'umwana w'agatsiro hano mbabarira abantu bagiye kuzanyishisha. Icyo gihe cy'imperuka nyine byanyabyo ndabyibuka bari bamaze kubyumva ko radio gateretse ku idirishya gutya maze kubyumva ko imperuka igeze arasenga. No kuri bino ni ibisanzwe. Noneho igihe bavuze ngo turaryama buke byarangiye. Ni ukuri nta kintu cyaraye hanze. Nyine ngo murazi ibintu byose mu nzu. Ese ibyo bintu byarabaye ahantu hose barabizi cyangwa nitwe gusa tubizi? Byarabaye ko byaciye no kuri radio abantu nyine bavuga ngo ni umunsi w'imperuka. Icyo gihe nyine nagiye ku ishuri tuzi ko nyine buri buke ari imperuka. Bari banguriye inkweto bodaboda nshyashya ndazitwara. Bodaboda barazizi buriya cyangwa ndebe ndebe. Abatazizi nyine abazizi barazizi. N'udusandari bodaboda n'udusandari bakarabiramo. Ni inkweto z'amabara. Nizo ndakubujije. Ndakubujije. Izo bodaboda rero ndangije ndavuga ko imperuka irageze pe. Abafite amafaranga bari barimo kuyarya. Nje nta mafaranga mfite. None bambaye inkweto nshyashya kukina zishyira mu kabaga. Ndanyaruka no ku muhanda. Utumarine tuba duhari. Ndagurishije make meza 700. Amandazi super deep wambaye niwe nahaga. Umva mera neza pe. Ndaryama bucya nzi ko n'undi buri cyo twapfuye nta uri buzimbaze. Nyuma yaho icyabaye ndakubujije narakubiswe zenda kumaka. Bamfashije inkweto ndazibura ndavuga ngo nzi ko ari imperuka ngindimi mve ndavuga ngo nazigurishije arihe nayamaze natashye iminwa yatukuye super deep. Asu guys hari abantu nyine bariye super deep bakiza ubugohe bwayo nyine still now bumvaga super deep kakiri. Super deep ariko ako se super deep byanditse ese ni jene jazz. Ndakubujije nani serika ngobaze super deep ubwo super deep ryari. Ese gushaka hashobora kuba hashize nk'imyaka 2 dese ntagaheruka ngiskuri muri uyu mwaka narayiriye. Oyi dutangiye turi mu kwezi kwa kane uyu narayiriye mu kwezi kwa mbere maybe warurihe kuri mwaka twatangiye turi kumwe icyo gihe nyine usira kono nyine muri iyi minsi iriya minsi ishize hari iheze imiyembe. Ariko imiyembe hari imiyembe kabisa kari super deep guys hari umukazi mugende mu testing muzanshimira nyuma. Ariko barabona mu bakire usanga hakabana mu bakire kari twe testing. Ndakubujije uramenye dukuri Yesu mwana wo mu bakire ari hano mwana wo mu bakire yaje yagarutse. Ese guys mujya mureba filimi yitwa Darkest Heart.
umutima wijimye. ese wamugani kuki ubundi badatanga feedback kuri channel yawe? Mugiye mutubwire mwabibonye gute, mujya mubona gasaro mu yindi sura inshyushyu mu yindi sura, mujya munyarukire mukabona umwana wo mu bakire kuntu nyine abaye ngajya muri piscine. guys reka mbabwize ukuri nawe biriya bintu byarangoye byo kuba umwana wo mu bakire. we yarayibashije ni ukuri byarangoye. Noneho turi kuri seti barambwiye nari ndimo kuganira nyine ubu sincyanutse, sorry guys mumbabarire. urangije nari ngiye kuvuga ntabwo ko ari cyo mbahisha, ahubwo nari ngiye kuvuga episode itarasohoka. guys muyitegereze mugire reception byabaye. guys uyu mwana w'umukobwa yaje ari umwana w'umukire, baramubaza guys mugende mwumve ibintu yasubije ko ajya muri piscine. Munyarukire ni kuri Kevin One. babyumva noneho Kevin One muturebe ni Darkest Heart, mukore subscribe wijimye. ariko guys mujya kugaruka mu murangira. noneho ikindi kintu cyari kinaniye nuko nari ngiye cyagiye ninjira muri hariya mu by'ukuri narakoraga mu mutima wanjye murambura ngo seka numvaga ariko nanjye akusigaye mugende muyirebe tuzababwira tuzayiganiraho mwarayibo batange commentaire badusabe kuyiganiraho mbabwire noneho ngiye nzamena n'amabanga y'ibitarasohoka byose tubibabwire munyarukire muturebe. guys ibintu by'abantu bahemuka sibwo twabishyize akadomo. ibintu by'abantu bahemuka conclusion yabyo guys mureke tubane neza, mureke tubane mu mahoro. umuntu nyine uhemuka yumva ko nta n'umumaro wo guhemuka. reka ibintu bye byose twakora mu buryo bwiza, mu nzira nziza, bikunze uremera ibidakunze ukarekura. mureke tureke guhemuka, mureke tugeze kubana cyangwa se niba twabaye n'abantu bahemuka nta wamenya, buri wese agira uko Imana icyo yamuremeye. hita muhemuke abantu bakumenye, ureke kwiyobereka kwiyorobeka. mwana w'umukirana ni Kinyarwanda. ureke kwiyorobeka. ngo uyu munsi ugira umwana mwiza uvuge ko utahemuka, uvuge ko oya, uvuga uti nyewe ubanze ureme icyizere kidahari. yego hanyuma nurangiza umuhemukire ku kanwa, utuma umuntu akwizera kandi utari umwizerwa. emera uvuga uti ngewe kuri iyi sirore yanjye ni uguhemuka setu, ndabahemukira ngewe gusa mpaka hari n'umuntu wakwizerera azi ko uri umuhemu abati n'undi uri ari bumemukire reka dukorane nahemuke. ariko reke ko twijijishaho rwose guys. ni ukuri mureke tube twebwe banyabo, tureke kwiyambika uruhu rw'intama turi birura, sibyo? twanafashwe rigatwanya no mu mwuka, sibyo? ni ukuri mureke duhinduke pe. hanyuma rero guys byari ibyo by'uyu munsi, byari ibyo. ariko turabakumbuye cyane cyane cyane. dufite infinity we can't wait. ubwo ntaze kuvuga ko dufite urukumbuzi, nshatse kubaza ko dufite urukumbuzi rutarangira mu cyongereza. ni infinity namba gukumbura n'iminsi biteranye guys. turabakunda rata, tureke kubarambira. ese ubwo barambirwa ndababujije guys. nukuri Imana twari tubakumbuye, twishimiye kongera kugaruka kubana namwe. Mana ntabwo nyine turimo tutagenda but nagakeze nkajya numva nshyugumuga kuba nagerageza nkakora ariko akabaraga guys. nasaga nabi nkaho inkuru ndende, ntabwo mwansuye mwaransengeye cyo kora wenda. hanyuma guys mukomeze mudukunde, mureke kutwibagirwa. mwibuke gukora subscribe, share, like na comment. turabakunda cyane bivuye ku mutima hasi kundi cyane cyane. Amata TV nakagaruka noneho twaje turasezera nk'abasaba impamba. uwaya gona ntabwo dushaka nawe wicaye reka nawe reka dutahe guys. mureke tugende no kwibyanza ariko turihangana tugende kubera yuko twari tubakumbuye gusa. noneho nta rungo twagarutse ahari, sibyo? cyangwa ufite indi trip bansaba uruhushya guys. mu muco ibihano by'uburyo yadasabye n'uruhushya ndahari wese. by the way najya gusaba uruhushya ni mugenzi wanjye arwaye, wari kuza wenyine ukabisaba. guys muratuzi turi babiri njye munzi ndi umwe, munzi ndi kumwe n'ikivuguto. so rero guys ndabakunda, sinabibagirwa, ndabazirikana, mbahoza ku mutima. ariko wagiye binagutunguye rati. byari bitunguranye kandi byarihutirwaga, byari ngombwa guys. gusiga twasezereye, ndabasomye. ciao.